ijulikane kwamba yuko Mungu wa uwezo, na 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 ijulikane kwamba yuko Mungu wa, na ijulikane kwamba yuko Mungu wa uwezo, na ijulikane kwamba yuko Mungu wa uwezo. Ijulikane kwamba yuko Mungu wa uwezo. Ya Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye cyane, Mana y'amahoro, ndagushimiye cyane, ngushimiye kubwisangiza y'agaciro, ngushimiye kubwisangiza y'umugisha, ngushimiye Mwami Yesu Kristo ko tuje ko twongeye kugaruka imbere yawe, kandi ngushimiye kubw'umunsi urangiye turi amahoro. Mwami Yesu, iyo ntawavuye mu mwuka twese tubasha kumva, nubwo tuba twahuye n'intambara zitandukanye, ariko turagushimiye cyane. Kuzamura amaboko, ishimwe no gukomera n'ibyawe. Data mwiza urakomeye, Data mwiza urera, Data mwiza urakiranuka, Data mwiza uri Imana nziza, Data mwiza uri gusingizwa, uri kubahwa. Ndagushimiye cyane, uzamuriye amaboko, urera kandi urakiranuka. Reka Data mwiza, ijambo ryawe tugiye kuvugira hano nibe iryawe kandi ryuzuye mu mwimerere. Data mwiza, hari njye narivuga, umutima wanjye ririmo, ariko ukore n'umurimo wawe n'abaryumva bibabera ubuzima. Ndagushimiye cyane, uzamura icyubahiro Mwami w'abantu, ishimwe no gukomera n'ibyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Ya ndabasuhuje, suhuje cyane Umutakarasira Claude, Imana iguhe umugisha. Irankunda Elvisi ndagusuhuje, Ndekezi Kelvin nawe ndagusuhuje, n'abandi bose Imana mu ijuru ikomeze ibiteho. Mwakora share kugira ngo tutihererana ijambo ry'Imana twenyine. Ya mwakora share cyane. Ya ni byiza ko mbwiriza mfite n'abantu bankurikiye. Gusa ariko Imana ikora umurimo wayo. Nigeze mbabwira ngo ijambo ry'Imana cyangwa imbaraga z'Imana zimeze nk'amazi, Imana yo yironderera inzira uko byagenda kose, igashaka abicisha ibyayo. Ya ndabashimiye cyane, Imana y'umugisha mwinshi. Ya so nifuje kubaganiriza nijoro ndimo ndasenga, nabajije Umwuka Wera icyo nza kuvugaho uyu munsi. Ya Umwuka Wera ijambo ni igice cya 5 cyo mu Byakozwe n'Intumwa, kivuga ku mateka y'umugabo witwa Ananiya na Safira. Ya Bibiliya ivuga ukuntu abigishwa ba Yesu bamaze kwakira Umwuka Wera, ubwami bw'Imana bwabatashyemo, bagira urukundo rudasanzwe. Bibiliya ivuga ukuntu ngo basangiraga ibyabo, baragendaga bakagurisha bagasangira ibyabo. So noneho imbwiye Ananiya na Safira, kuko icyo gice nsanzwe nkizi, nese numva ngize ikintu cy'ubwoba, ndavuga ariko kuki muri no minsi message mpabwa ari message za warning zibabwira ngo ese bimeze gute, ese bimeze gute. Buriya hari ibintu byinshi abantu bakora bakaba bazi ko ntawe babonye ariko buriya Imana yo ntabwo ushaka kuyihisha, Imana irebera ahantu hose icyarimwe. Ya niyo mpamvu rero yambwiye ngo mbasomere igice cya Ananiya na Safira. Ananiya na Safira yari umugore n'umugabo, baza kugurisha isambu yabo. Ubundi abantu barafashanyaga, noneho buri wese icyo ashoboye kugurisha akakigurisha, ariko bo baza kugurisha isambu yabo. Ariko nk'umugore n'umugabo bumvikana kudatanga
kudatanga nk'uko bikwiriye, kandi nta n'uwari ubafatiyeho umugozi ngo bagende babitange byose, ahubwo bajyaga kuvugisha ukuri bakavuga ati twari twagurishije isambu wenda 3,000,000 tuzanye imwe, izindi 2 turazigumanye, ariko bo baraje barabeshya. So igice kiravuga ngo titire iravuga ngo ibya Ananiya na Safira, ngo hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi, urumva barabyumvikanye, bagurishije isambu bagabanya ku biguzi byayo, ngo maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzura umutima wawe kubeshya umwuka wera? Urumva mu isezerano rya kera nta mwuka wera bari bafite, ntabwo bari bazi no kurondora imitima kereka babihawe nk'abahanuzi. Noneho Ananiya na Safira ntabwo bari bazi ko umwuka wera, nubwo bari bazi ko itorero ryahinduye ubuzima, ariko ntabwo bari bazi ko umwuka wera abasha kurondora imitima, nta nubwo bari bagahishije ko umwuka wera ari Imana, kuko Imana yo irebera ahantu hose icyarimwe. Hano Petero aramubaza ngo Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Aramubaza ati se ukiyifite ntiyari iyawe? Kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Sibyo? Ngo si abantu beshya, ahubwo Imana niyo ubeshya. Ananiya abyumvise atyo aragwa, umwuka urahera. Niba ari umwuka wera wamuteye gupfa, niba ari kumva bimurenze kuko atari abizi akagwa igihumure, ariko ubwo urumva ko yahataye ubuzima. Ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi, kuko deje umwuka wera yatangiye gukora, kandi urumva ko yatangiye gukorana imbaraga nyinshi. Nuko abasore barahaguruka baramukubira uvuga ngo byara umurambo, barawuterura baramujyana baramuhamba. Ngo hahise nk'amasaha 3 umugore we arinjira atazi uko byagenze. Petero amubaza ati mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Urabyumva? Aramusubiza ati ye, nawe arabeshya. Petero amubaza ati ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya umugore amugwa mu birenge, umwuka nawe urahera. So rero umwuka wera mpaye iri jambo navuze ngo buriya hari ukuntu dushobora kuba dusigaye dukora ibintu mu bwihisho, tukavuga ngo buriya Imana ntabwo itureba. Sibyo? Bamwe ndagusuhuje cyane, Imana iguhe umugisha mwinshi. Damascene nawe ndagusuhuje. Urumva, noneho tugakora ibyaha cyangwa tugakora ibintu mu rwihisho tuvuga ngo Imana ntitureba, ugasanga turashaka ko abantu batureba neza, ariko biravuga ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpawe nawe. Icyo gice kiri muri Zaburi igice cya 50:21, ngo urabikora nka kwihora ukagira ngo mpawe nawe, ngo ariko umunsi umwe nzaza aho uri, niko Bibiliya ivuga. Urumva Ananiya na Safira bari babitse mu mitima yabo batazi ko umwuka wera ni umwuka, erega ntabwo ari umubiri n'inyama n'amaraso. Umwuka abasha kureba ibiri mu rwihisho, ibitagaragara nibyo abasha kubona. Niyo mpamvu akenshi abantu bakunda gusovareza aparance, ariko abanyamwuka iyo akwitegereje atabona ko ufite ikibazo. Ushobora no kumubeshya akamenya ko ubeshya, kuko mu mwuka wera mu bintu yaduhaye impano yo kurobanura imyuka, esprit de discernation, kureba ikigiye kuba, kureba umuntu n'ukubeshya ukamumenya, n'ukubwira ibidasobanutse ukamumenya. So Imana rero aho yicaye mu ijuru ishaka kuba ifite akababaro, kuko nkanjye nijoro nibwo nabyibaje cyane, ndavuga ko Imana waba arampamagariye kubwira abantu warning, kuko maze kubona ko message zose maze gutanga zigaragaza mwihane, muhindukire, mukundane. Urabona n'iyi ngiyi ngo urabikora nka kwero ukagira ngo mpamwe nawe ngo umunsi umwe uzaza aho uri. Urumva rero hari igihe Imana ikwihorera, ikiza cyayo iranakuburira, ikagikoherezaho abantu, nawe ikagusanga uryamye ikavuga ati ariko kino kintu wakoze ntabwo ari cyiza, nyamara urabeshya nkakureka, nyamara uriba nkakureka, ariko umunsi umwe uzaza aho uri. Noneho si iyo bibaye umutima w'akahebwe, ni umuntu ukora ikintu ntanatekereze ko yakoze ikintu kibi.
so rero kuba umwuka yaratanze no message nuko ashobora kuba hari ibintu byinshi ariko ubona biri mu rwiherero. Nzi ko ino message twese tureba, hari ibintu byinshi muri ino minsi dukora tukavuga ngo tubikoreye mu cyumba nta muntu uri bubibone, tubikoreye mu mitima yacu nta muntu uri bibone, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ushaka kunezeza abantu ntacyo bagufasha. Niyo ugendeye mu modoka nziza baravuga ngo warakize, niyo ukennye baravuga ngo ubuzima bwaramucanze, sibyo? Abantu nta kintu bashobora kugufasha, kandi iteka ryose abantu bakwegera kuko hari icyo bagushakaho. Buri rukundo rwashize mu bantu. Umuntu ufite urukundo rw'Imana niwe ushobora kubana nawe mu gihe icyo ari cyo cyose, haba mu mubabaro, haba mu byishimo, mu gihe icyo ari cyo cyose. Umuntu ufite urukundo rw'Imana niwe ushobora kubana nawe muri icyo gihe. Ariko ndagira ngo umenyeshe ngo igihe cyose uzakora ikintu unezeza abantu nta kintu uzageraho. Iyo unatashye umenya ko wabanejeje, nk'ibiguzi ubaha kugira ngo bakube hafi. Ariko Imana irashaka ngo mubane mu buzima buri authentique, ubuzima butarimo uburyarya, butarimo ububeshyi. Imana yavuze ngo Dawidi yari afite umutima nk'uwayo, kuko Dawidi yasasaga byose hasi akavuga ngo Mana manitse amaboko, ni ukuri ko Imana nacumuye, ni ukuri nabikoze, ungenze uko ushaka. Urabibona, sinzi ahantu muri biriya handitse igihe yabaraga abantu amaze kubabara, kandi Imana yari yamubujije, imuhitiramo ibihano 3, iramubwira ngo uhitemo icyo ushaka. Dawidi arareba, mu bisimbyibuka neza, ariko harimo kimwe kivuga ngo bahanwe nayo. Noneho aramusubiza ngo icyo cyanditswe nzagishaka. Aramusubiza ngo Mana mpisemo kugwa mu maboko yawe, kuko yari azi ko Imana ari inyemuntu. Ariko urumva ko Dawidi yagaragaza sincerity idasanzwe. So rero Imana mu by'ukuri iyi si iraturemerera, n'umubiri twambaye twawukuye kuri iyi si, niyo mpamvu usanga bifite ukuntu bikururana. Ariko mu by'ukuri iyo tubaye sincere ku Mana, Imana itugirira ubuntu. Buriya hari abantu benshi Imana ishira. Nababwiye ukuntu Imana yahishiriye Aburahamu igihe yari ari ku mwami Abimeleki, aramubwira ngo abwira Abimeleki ngo wibeshye ukore kuri uwo mugore maze nkwereke. Murabibona, Imana yahishiriye Aburahamu, kandi Aburahamu niwe wari wabeshye. Ariko Imana yizi ko ufite umutima uri sincere, umutima umeze nk'uwayo, utayiryashya utayibeshya, iraguhishira. Abantu bose bakakora ntibamenye ibyawe, iraguhishira. Handi ukora amakosa akaba ari wenyine nayo mubimenyana, ukajya mu cyumba ugapfukama, ariko ukumva umwuka arakubwira ati ariko ntuzabisubire. Biriya ntabwo ari byiza. Noneho umwuka wari yaza no kumenya ko utabishoboye kubireka, akagufasha bikakuvamo, cyangwa akagukubita nk'ikintu gituma ugira isomo, ukavuga uti iki kintu ndakiretse sinzongera kugikora. So hano rero Bibiliya yatubwiye ngo ni iki gitumye mubeshya umwuka wera? Umwuka wera nta muntu wawubeshya. Umwuka wera nyine ni umwuka. Ntushobora kubeshya ikintu kiri mu isi y'umwuka. Ibyo ubeshya biba biri mu mutima bitagaragara, n'umwuka wera ari mu hantu atagaragara. Nese wamubeshya gute? Urumva byashoboka? Ushobora kubeshya umwana w'umuntu udafite amaso y'umwuka, ariko abanyamwuka uramubeshya agahita amenya ko umubeshya, sibyo? Bibiliya yatubwiye ngo urabikora nka kwihoro ukagira ngo mpanye nawe. Biri muri Zaburi ya 50. Ikindi kintu muri no minsi mbona ni uko twamenyereye ijambo ry'Imana, twaramenyereye, riravugwa ku ma YouTube, ku modoka, Yesu arakiza abantu mu muhanda, ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ntirimenyerwa. Imana ntabwo imenyerwa. Niba tubasha kubaha abami bo muri iyi si b'imibiri tukabatinya cyane, niki gituma Imana yo tuyitinyuka? Impamvu ari ukumenyera Imana, murayizi. Ni uko umuntu akora icyaha akavuga ngo nibyo bigezweho, ejo agakora ikindi nibyo bigezweho, ejo agakora we wana nibyo bigezweho. Ahubwo uyu utabikora ibyo abandi bakora kwaza ntumeze neza, ntabwo utekereza neza, ufite ikibazo, wigize umurokore cyane. Kubera iki? Kuko ibyo bakora bamenyereye Imana. So rero muri Zaburi ya 50 umurongo wa 20 bavuga ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanywe nawe. Urumva iri ni ijambo bisa nkaho arimo akantu k'akajinya. Imana burahari igihe nayo igira akajinya. Urabona ko nubwo twari mu gihe cy'ubuntu, Yesu Kristo amaze gupfa, umwami Imana turebera amaraso ya Kristo, ariko Ananiya na Safira bakoze icyaha bahita bagwa igihumure, bapfira aho ngaho. Nta nubwo Imana yabagiriye impuhwe. Kandi Ananiya na Safira bari bakwiye kuba mu buntu bakamenya ubwiza bw'umwuka wera n'uko umwuka wera akora, ariko umwuka yahise aba strict, bahita bapfira aho ngaho. Kandi ntekereza ko muri iyi si nta muntu utarwanira kubaho, twese turashaka kubaho. N'ufite imyaka 90 arwara umutwe akajya kwa muganga, aba expecting gukomeza kubaho kugeza ryari? Ntacyo. Ariko ubu ufite umwuka w'Imana avuga ati ahari umanza ngiye no gutaha, sibyo? So rero tureke kubeshya Imana, kuko Imana irashavuye.
ngo urabikora nka kwe ukagira ngo mpwanye nawe, ngo ariko umunsi umwe ni 50-21 ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpamwe nawe rwose, ukibwira ko meze nkawe, ngo ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe isi yose ibibone. Sinzi iby'Imana iri kutubwira, imitima yacu ashobora kuba harimo ibintu tubitse bizwi natwe cyangwa bizwi natwe nabo tubikorana, Imana ikaba iri vuba ariko buriya agenda mu muhanda yishushanya atekereza ko ntamuzi atekereza ko ntamuzi. Mu by'ukuri singiye gutunga urutoki, ariko buri wese ajye mu mutima we asaba umwuka wera murondore agira icyo akuramo gitumye Imana ifite akantu k'akajinya ivuga ngo urabikora nka kwihorera. Noneho muri Matayo igice cya 10:26 aravuga ngo kuko nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, sibyo? Ngo kuko nta cyatwikiriwe, ngo nta n'icyavugiwe mu mbere kitazajya ahagaragara. Buriya hari filime mperutse kureba, noneho harimo umukobwa ugoye cyane wari umwana mubi, noneho aza guhemukira abantu. Umwe aramubwira ngo buri kintu cyose kigira iherezo, ngo kandi si wowe ugiye kuzashyiraho exception, ngo si wowe ugiye kuzatuma bitabaho ku muntu wese wagize iherezo ku kintu runaka. Sinzi niba mubyumvise, ngo yaramubwiye ngo Diana ngo ibintu ukora uzagira iherezo, ngo kandi nta exception izaba kuri wowe, ngo kuko muri iyi si ikintu cyose kigira iherezo, sibyo? So ushobora guhisha ikintu 1, 2, 3, ariko Bibiliya yatubwiye ngo urabikora nka kwihora ukagira ngo mpamwe nawe. Ibyo ari byose bibwira ko ndi igicucu. Noneho hari n'ahandi hantu irindi jambo nakunze mu Bagalatiya 6 igice cya 7 ngo Imana yacu ntago ineguzwa izuru. Noneho hari n'ahandi birivuga ngo ese iyaremye ugutwi ntiyumva, iyaremye amaso ntibona. Mu by'ukuri dusaba Imana irondora imitima yacu, dukuremo ikizira, dukuremo ikintu gituma Imana iri kutureba ikavuga ngo kuki mubeshya umwuka w'Imana. Noneho ahangaha tungiye kubibwira abantu bakijijwe. Abadakijwe bo bari no mu isi y'umwijima, ntacyo babona, sibyo? Uzareba umuntu urwaye amaso yarembye, biragoye ko areba imbere no muri 10 metero ntahareba, ariko iyo yambaye rinete abasha kureba. Aha rero ndabwira abantu babashe kwambara rinete bakareba, kuko abo bo mu mwijima tayari bari mu mwijima, nabo kugirirwa ubuntu, nabo gusengera kugira ngo umwami Imana azagire gute azabarokore. Ariko abangaba Yesu ari kubwira ngo ntimukabeshye umwuka wera, nabawuzi, nabawakiriye. Mu insengero zacu twajyanye y'ikizira, ubwiza bw'Imana bwarasohose, nukwirirwa tubyina gusa. Abantu barava kwiba, barava gusambana, barava kubeshya, birirwa bagirana amashyari, uburyarya, ariko bakajya imbere y'Imana bagakoma amashyi, bakirirwa bamanitse amaboko. Imana irashavuye, ni ukuri ndabarahiye, Imana irashavuye. Iri jambo ntabwo ari iryanjye, naryumvishe nijoro maze gusenga. Yambwiye inkuru ya Ananiya na Safira, numva nanjye muri njye ngize nk'akababaro, ndavuga Mana, ubushize wambwiye ibi, umbwira ngo abantu n'ibihane bahindukira iminsi myiza ibonize, none umbwiye ibya Ananiya na Safira. Nahise nibuka ko aribo bantu ba mbere basuzuguye umwuka wera ukigera ku isi, kandi ko wahise ubica, nta mikino yahise ubica, ako kanya mu itorero barafata barabashyingura. So rero hari n'igihe umuntu apfa ahagaze, ukibwira ngo umuntu aragenda, naho byaramurangiriye, ubwiza bw'Imana bwaragiye, bwaragurutse, kandi yarigeze kubwakira. Ni ukuri ndabarahiye, ntabwo nzi impamvu, ariko umwuka wera arimo aradusaba ngo imitima yacu tuyeze. Ikindi nongere kubibutsa, nkunda no kubivuga, nta muntu uzi igihe azavira kuri iyi si. Niba muzi ukuntu bisi izenguruka, tuvuge ivuye Kimironko iraje, igeze kwa Rando, irakomeje igeze mu mujyi, igiye no kuzenguruka za Kankigali. Mwabonye ukuntu abantu bagenda bavamo, niko natwe tugenda tuvamo umunsi ku wundi. Natangajwe n'umuntu nahamagaye nshaka kukanka nimero hashize nk'amasaha 3. Ndamubaza nise ari muzi ko twari dufitanye gahunda kwa gatandatu twagomba kujya gusengana n'umuntu w'umupadiri, umupadiri ukunda gusenga. Arambwira ati atuzi byambayeho, ati narwaye corona, ambwira n'ukuntu yamusigiye izindi ndwara. Ndamubaza izo ndwara ari zisanganywe, aterekada tibazimpibyemo ako kanya barazibona. Mwari mwabona corona igusigira diabete? Icyo kintu muracyumva? Corona y'icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri umuntu ayirwara ikamusigamo diabete, icyo kintu muri kucyumva? So rero ubuzima bwacu ubu burabora, n'umubiri ubora. Nigeze njya irusororibwe, mbona amazina y'umuntu nzi, muhungu w'umusore mwiza wakinaga basket muremure, ariko ndavuga ntabwo ari byese n'abantu bitiranwa. Mamagara umuntu tumuziranye, ndamubaza kanaka, ngo twaramushyinguye dango hashize icyumweru. Ndagira ngo mbamenyeshe ko tutari muri bisi imwe.
impamvu umwuka yari yavuze ibi ngibi njye yanje ntabyo mumbwira inyungu nawe mbifitemo kuko nanjye ndabibwirwa nta yindi nyungu ndabibabwira nkuko nabibwiwe. Imana yo mu ijuru ikora umurimo wayo sibyo? Imana yo mu ijuru igire gute? Ikora umurimo wayo. Turebe imitima yacu, ese dusubire no mu mategeko, turebe n'amategeko y'Imana tuyubahiriza. Ubuntu buzaza nyuma, tubanze turebe niba aya mategeko byibura tuyagenderamo, kuko mu Baroma igice cya 2 kiravuga ngo n'abantu bagendeye mu mategeko bazacirwa urubanza bakurikije amategeko niba koko barayubahirije. Muze kugisoma icyo gice cyose cya 2 kirabivuga, sibyo? Ngo noneho Abagalatiya igice cya 6 batubwiye ngo Imana yacu ntago ineguzwa izuru. Ntushobora gukorera, uzarebe hari abapasiteri bakunda bavuga ngo ni ibyaha by'inyogozabugingo, sinzi ukuntu bavuga, ni ibyaha tudafata oseriye. Umuntu akaba afite urwango, yanga abantu, abaturanye, bavuga n'abagira gute. Ibyo ngibyo ntabwo biri mu mategeko y'Imana. Nta hantu handitswe ngo ntukavuge nabi, nta hantu havuze ngo ntukagire umujinya, nta hantu havuze ngo ntukirate. Ariko ibyo ni ibyaha bigenda byumisha ubwiza bw'Imana buri muri twebwe. Urumva hari ijambo nkunda kumva rivugwa n'abantu ngo ewana ngo nuko bimeze nyine, ngo ahubwo se niwo utabizi, kuko abari kudefanda ikintu kibi babyise ibintu byose ukuri. Babyise ibintu byose ukuri. Uryamana n'umuntu ngo nuko ari sheri wanjye, waramusabye se waramukoye mureke Imana iduhindurire imitima, itugire bashyashya, itugire nk'uko ibishaka. Urumva? Umuntu umubaza ikibazo akagusubiza ikindi, ukibaza ko iki kintu asubije koko mu by'ukuri kimufitiye uwuhe mumaro, ugasanga ni ibintu by'umwanda bidafite umumaro. So rero umwuka wera ararakaye, umwuka wera kandi sinavangwa ararushye, ariko ngiye mu mwuka ngenda byumva ararushye. Azenguruka isi abwira abantu. Nigeze ntekereza ukuntu ku munsi bwira mpuye n'abantu bakeya, abari nk'10, ariko usanga abantu ibintu batekereza kabisa tayari. Nanjye kera niko nari imeze ariko umwuka niba abasha kumpa amaso, simvuga ngo yari afunguye cyane, ariko yampaye message nuko abazi ko nshaka kuyitanga kandi numva n'icyo ambwira, numva n'umubabaro afite. So mureke rero tuteye kuneguza Imana izuru, sibyo? Tuteye kuneguza Imana izuru kuko ni agasuzuguro. Muba mu mubwiriza abantu bavuga ngo ntukavuga umwami uri mu gihugu cye ntukanegura umwami uri mu gihugu cye. None se twe tunegura Imana iturebera, umwami we ntashaka no kurebera ahantu hose icyarimwe, ariko Imana yo iturebera icyarimwe. Ahangaha ndi mu kanya nzimije ibyo ndi gukora nkakora ikintu kibi, umwuka wera arakibona. Kandi reka mbabwire, ibintu byose bibi dukorera muri iyi si bituzanira imivumo. Ntuzibaze impamvu abantu bakwanga, kibazo utariko kanaka katangu ndabakanaka kubatangu naho umwuka w'icyangiro warakuze kubera ibibi. Umwuka w'icyangiro buri uzanwa n'ikibi. Bibiliya avuga ngo umudayimoni yagiye, urabyumva, ngo akazenguruka akabona inzu idakubuye, ngo aragenda akazana abandi 7 bamurusha imbaraga. Mbaho urugero, umuntu ashaka kwihana icyaha cy'ubusambanyi, ejo akagisubiramo. Nabonye ko aricyo cyaha gitsikamira abantu, ugasanga no kukivamo biragoye. Ejo akagisubiramo. Uzi iyo bigenze gutyo, ejo ajya mu kabari, agira ikigare cya wa muntu bahuje uwo murimo, kamujyana mu kabari, ntagiye kunywa inzoga, yagerayo, sibyo, akanywa, akaryama ntamenye naho yaraye. Iyo sindi ngeso ya 3 ni umwangaro, ni ukurara ku gasi. Akageraho noneho ajya asambana, akanywa inzoga, none yabona yabuze n'icyanywa akiba, agakubitaho n'itabi. Ubwo deja cyaha kigiye kizanya abandi badayimoni 7 bamurusha imbaraga. Mwabantu mwe twitondera ibyo Bibiliya ivuga. Bibiliya ni ubuzima, Bibiliya iri preza, Bibiliya ivuga ukuri, sibyo? Kandi iyi si yobowe n'isi y'umwuka, iyi si ntabwo yobowe n'uyu mwizi nyama tureba. Niyo mpamvu ubona abantu bavuga ngo korona igiyeho mufunga insengero. Niba atari isi y'umwuka ni iki? Inyungu zo gufunga insengero mu isi y'umubiri ni izihe? Insengero ko zidasora, urumva? Insengero ko ni iyihe nyungu yo gufungura amasoko, amabisi agafungurwa, imipira igafungurwa, ariko insengero ntizifungure? Ngaho mumfasha ku kantu gato mukanarize inyungu iri hagati yo kugira ngo abantu covid ze bahita bareba urusengero. Urusengero nirwo rwazanye covid
urusengero ni rwo rwazanye iriya ndwara. Niho ejo bundi barapimye basanga insengero za Kigali nta muntu urwaye irimo. Imana itubereye maso. Gusa nyine abasenga ntabwo ari ngombwa ko bajya mu rusengero. Ndagira ngo bamenyeshe ko proje ya Kristo itazigera ifeyiringa. Ni umushinga Imana yizeho itaranarema n'isi, kuko inama y'agakiza yabaye isi itararemwa. Niyo mpamvu bavuga ko Rusuferi yaramanutse icyo gihe isi yari itararemwa ngo ugwishije ishyano wasiwe. None si Satani yamanutse umuntu atararemwa? Kuko Adamu aremwa yasanze Satani ku isi, umwuka mubi wari waramanutse, sibyo? So ndagira ngo mbabwire rero ni proje Imana yizeho, ifite uko yayize, ariko abashaka kuyikurikira no kuyumvira ndabinginze mureke dushaka Imana. Dushaka Imana bigishoboka. Isi yarakaka, isi yarumye. Nababwiye ngo isi yobowe n'isi y'umwuka. Abahiminati barakora, abafuramaso barakora, abapfumu barakora, kandi ntibasinzira. Hari umupasiteri numvisha afite agahinda, aravuga ngo igihe perezida wa Amerika bamutoraga, abakozi b'Imana bari basinzire bari kuvuga, n'abakristo bari kuvuga, mu gihe abapfumu bo bakoraga amanywa n'ijoro ngo Trump aveho, kuko babonaga ko afite ubwiza bw'Imana muri we, sibyo? Rero iyi si yobowe n'isi y'umwuka. Umwuka rero arababaye rero, kuko ahangahe yabwiye Ananiya na Safira, kuko bari barakiriye umwuka wera, bari bari mu itorero, bari kumwe n'intumwa. Arababwira ngo niki gitumye mubeshya umwuka wera? Yesu arakomeza aravuga ngo kuko nta cyahishwe kizahishurwa. Ndagira ngo bamenyeshe ko igihe kigiye kugera, Imana igatangira gutamaza abantu ku murongo, abantu bakajya ku mugaragaro, kuko igihe cy'abana b'Imana kigiye kugera, igihe cy'abihanganye, abiziritse, kuko abisi bo barakoze mu gihe gitambutse kandi baramaximije. Indirimbo zose zuzuyemo ubusa. Ikibazo njya nibaza, kuki abantu baririmba bambaye ubusa? Ese bifite iyihe nyungu, bifite iyihe message? Muzambarize rwose uzabona icyo gisubizo azamfashe kucyumva neza. Kuki abakobwa bambara ubusa baririmba? Kuki bazunguza imibiri yabo bakambara amakariso, amabere akajya hanze? Hariho nabo bambaye ubusa noneho buri biriya bifitiye iki akahe kamaro iyi si? Niba isi itarabaye mbi, itarabaye iy'umwuka nk'uko mbibabwira, sibyo? Satani arakora amanywa n'ijoro mu gihe abakristo turi muri ignorance. Ahubwo dore ikintu twirirwa dusaba ibitangaza, gusaba kandi mu by'ukuri tuvuga ushobora gusaba Imana imodoka uyu munsi igahita iyaguha, ejo ugataha, watanga ihe ripoti. Muzasome inkuru y'umuntu bita Nyamutunzi na Lazaro. Ni byiza gutunga pe, ni byiza, kuko ubutunzi ni Kristo wabushyize kuri iyi si. Ariko ndagira ngo mbabwire ko njye nifuza ko dutegura igihe dutunge, gutunga, ariko duhore duteguye umunsi wacu, duhore dutegura umunsi ukomeze. Mbese umuntu ajya yicara avuga ngo Imana imanutse kano kanya, nataha kandi neza, nta rubanza. Hari abantu muri iyi si bameze gutyo, sibyo? Ngo urabikora nka kwihorera. Muhagara cyavuze ngo igice cya 6 umurongo wa 7, havuze ngo kangisome cyose, aravuga ngo bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mumugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Iki nacyo nicyo kintu cyabuze mu itorero. Pasiteri agira ikibazo, itorero niryo rihita rimera gutya. ntabyo kumusabira abantu, kandi twarabivuze. Erega n'ubundi arya wenyine, erega iriya modoka yaguze, kandi nimwibagibuka ko ari vizi Imana yamuhaye akayitangira. Ahubwo duhita tugira gute? Duhita tumutera amabuye, sibyo? Ngo umuntu niyadukwaho n'iki? Umuntu niyadukaho, ngo bene data, umuntu niyadukaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Ariko umuntu wese niyirinde kugira ngo nawe adashuka. Mwakirane ibibaremerera, kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, aba yibeshye. Ibyiza ni uko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko aribwo azabona icyo yirata ku bwe wenyine, atari ku bwa mugenzi we. Kuko kano gace nagakunze, ngo kuko umuntu wese aziyikorera uwe mutwaro. Tuve mu bigare, sibyo?
tuve mu bigare. Iyo ibibazo bigiye kuza ntago bibafata mwese, bifata umuntu umwe ku giti cye akarwana nabyo wenyine. Cyane cyane kandi iyi si ukuntu ari mbi, iyo umuntu ari mu bibazo nta muntu umwegera kereka Imana ahaye urukundo rwo gukunda abantu bimwe biri natirere, ariko ngo buri muntu wese azikorerera we mutwaro we, ngo uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. 7 niho nashaka kuvuga ngo ntimuyobe, niko Bibiliya ivuga, ngo Imana ntineguzwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarurira. Ngo ubibirira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri ndabinginze, Imana ntabwo ineguzwa izuru, ntawe uyibeshya. N'aha ngaha ibyo ndi gutekereza n'abandi n'abankurikiye n'abaza kubireba, buri wese afite akantu Imana iri kumbwira ngo ese aka kantu bite bimeze gute. Kandi buri Imana ijya kuvuga ngo nzagushyira ahagaragara ari uko yabanje kuguha warning bihagije. Kandi Imana ni inyebuntu, ni inyembabazi, nta gihe na kimwe ishaka gukora ibintu ihubutse, nta bugome ifite. Imana yuzuye urukundo mu bintu byose. Kuko niba Imana ari umubyeyi, nawe utekereza umubyeyi ukuntu afata abana be, abanza kwanariza. Buri umwana niyo akoze ikosa ukabibona uvuga utahari wenda banza ari ku bwenge bwe bumubwira banza ari ku bwenge bungana kandi yarakuze n'Imana riratureka avuga uti yo disubanza nta kundi kuntu yari kubigenza, ikohereza ijwi ese kiriya kintu wakoze ko atari cyiza. 2 3 umutima wakahebwe kavuga ataha uyu muntu ntabwo agishobotse, sibyo? Ubundi kakureka isi kakota. Kuko mu gihe cyose utumviye Imana, abamarayika ntibakunda kuba ahantu hatera, barigendera, abakurinda bakagenda, ugasigara sasa uri muri insekirite. Niwe uzasanga umuntu ahora afite ubwoba budashira. Ibi biragenda bite, ahandi hajya gute, amafaranga arashize, iki ndabigenza gute, sibyo? Yibaza ukuntu bizagenda, nta cyizere cy'ubuzima afite, kuko protection ze yari murinze yaragiye, sibyo? So rero hari ukuntu Imana irimo iravuga ngo murabikora nk'abihora mukagira ngo mpamwe nawe, n'uvanga irimo iratanga warning, sibyo? Urumva ngo kuko nta cyatwikiriwe kitazatwikurura. Mwumvisha amakuru ya Ananiya na Safira, ntitwifuze gupfa duhagaze, kuko biriya byari byo mu mwuka wera kera. Ubwo hari ubwo uko iminsi generasiyo igenda ihinduka, n'umwuka aragenda akora bikurikije, kuko turimo turegera mu gihe cya Antikristo, turimo turegera mu gihe cy'imperuka. Imana igenda ihindura ukuntu ikora, kuko Satani nawe ari kugenda azana ibihimbano byinshi muri iyi si. Imana yo ikagenda izana ahantu ikora sekuru ku bana bayo. So rero ahangaha harabwirwa cyane abantu bakiriye agakiza. Abatarakakira nabo Imana ifite ukuri izabazana mu gakiza, ifite inzira zirenze 1000 ikoreramo ako kazi, sibyo? So rero ndabashimiye, ndashaka kugira ngo Imana yo mu ijuru idufashe tumenye kubara iminsi yacu, tumenye kumenya igihe turimo, tumenye kumenya iby'ingenzi, ibyihutirwa, ibyo tugomba gukora mbere. Ibyiza byose tubikora, ariko na bya bindi ntitubireke. Ariko mu by'ukuri tuve mu isayo hahandi ituboneka twihoreka avuga ati umunsi umwe nzabasangaho muri hari ndimo ndasoma igitabo cya Revelation, barya bakita gute mu Kinyarwanda, ibyahishuwe. Hari anasomye abwira itorero ry'i Philadelphia, arabashima hasi aravuga ati ariko nzazaho muri mbakubita iki inkota. Vango nubwo yabashimye, ndabona ko Kristo icyo ashaka ko tubabera twezwa, buri munsi twezwa, ikintu cyose kitari cyiza tukakezwaho. Mana nkiza kubeshya, Mana nkiza amagambo, Mana nkiza umutima mubi, Mana nkiza inzira mbi, Mana oza umutima wanjye, oza ibitekerezo byanjye, oza umubiri wanjye, guhora duteguye umunsi wacu, guhora turabera, ngo mubabera nk'uko nanjye nera, niko umwami Imana avuga. So rero ndagira ngo babwire ko Imana irimo iratugaya, irimo irabona ko tudakwiriye, irimo irabona ko hari ibintu tubitse mu mitima yacu twibwira ko isi itazi, ariko yo irabibona. Ndabashimiye rero, mumbabarire ntabwo navuze neza, ariko ntekereza ko ufite amatwi yumva. Ntabwo Imana izahora ivuga ngiye rwose mbanza atari yo mpano nanahawe,
yo kubwira abantu ngo Imana ibahaye amamodoka, ibahaye amazi, Imana ije kubagirira neza, Imana ni nziza. Ariko umubyeyi udahana umwana ntabwo aba amurera neza. Murambabarira, ntabwo ariyo message nahawe. Aparama amaze gutanga message zigera nko mu 10, ariko sindumva umunsi n'umwe nijoro ho nanababaye, navuze ko uhora uma warning ku bantu, ariko niko bimeze. Nuko ntababwira uko nahamagawe ngo babwire ngo byari bimeze gute, nabwiye gukora iki. Ibyo ni ibyanjye, Imana nibishaka nzabivuga, ariko mbona ko ari warning, ni warning kabisa. Ibyo byose uhishe mu mutima wawe, Imana iraguhishiriye muri iyi minsi. Irimo kuba, niba nanabivuze nuko nababwiye ngo nge nta nyungu mbifitemo. Yajyaga no kubimbira uti yanje wowe ndakugaye ikiryamo usinzire ntuzajye no kubivuga, ariko yambwiye ngo nze mbivuge. Yambwiye ngo ugende ubasomere inkuru ya Ananiya na Safira, mvuga ngo ari abantu Imana igiye kwica. Nigeze numva abantu bajya impaka abapasiteri ngo Imana ntago yica, ariko Imana buriya ishaka kutakwica ariko ikakureka ugapfa uhagaze. Kwishima bikabura, amahoro akabura, kandi isi yose ikubona ko wateye imbere umeze neza. Buri ukuri k'umuntu kuba mu mutima. Ngo umutima ntabwo urya ruswa. Umutima ntabwo urya ruswa. Niyo ubeshya umuntu, reka mbabwire, iyo ubeshya umuntu ushobora kuvuga ngo ndamwemeje, ariko burya niwe uba wiyemeje, kuko we nta cyaha aba akoze, ahubwo aba ahuye n'ikibazo, aba ahuye no kuba victime. Yagize umugisha amenya ko umubeshye, icyo kintu akakivamo neza. So urabikora nka kwihora rero ukagira ngo mpamwe nawe, ngo Imana ntago ineguzwa izuru. Icyo ni ikinyarwanda cyiza, ntineguzwa izuru. Kandi Imana ntushobora kwibeshya ngo ese yaremye ugutwi ntiyumva, yaremye ijisho ntiyibona. Ibyo byose turimo turakorera muri Matayo 10:23 batubwiye ngo umunsi umwe ibyahishwe byose bizajya ahagaragara. Ntabwo ari kure, wenda ngewe n'ejo, wowe n'ejo bundi, kwa gatanu, kwa gatandatu, ariko nagira ngo mbabwire ko Imana igiye kudushyira ahagaragara, igiye gukuraho igitwikirizo. Nta muntu ushobora guhereza Imana ruswa. Wayihereza iki se? Ahubwo ruswa nziza ni uguca bugufi ukajya hiherereye. Ntabwo ndi bubabwire ngo mujye kwaturira abapasiteri banyu, mupfukame imbere y'ibitanda byanyu mubwire Imana ngo iki ndakiretse, aha n'aha ndabiretse, kanaka namwanga agacoboza kumukunda. Mugende mwibire mu maraso ya Kristo, mwezwe, mubabarirwe. Nanjye kandi ndimo, kuko byanteye ubwoba nijoro, nta nubwo nongeye no gusinzira narikesheje. Navuze Imana, kuki usiga utanga message ikakaye? Kandi ngewe iyo numva abandi bapasiteri numva bavuga ukuntu Imana ije kubahereza ibyo babuze. Ariko ukibaza, umwaka urashira undi ukaza babwira ngo mubonye ibi, mubonye abagabo, mubonye amamodoka. Ntabyo babona, ntabyo babona, kuko Imana ntineguzwa izuru. Imana ntago ayo manyangi yajyamo, utwo tuntu tudasobanutse ngo mubonye ibintu ukazanategereza. Umva ukuntu ari n'umwuka wa Satani, ukazategereza ugaheba. Ibyo baguhanuriye ukabitegereza ukabibura. Kandi barabiguhanura ari nka 5, kuko Satani baragushyira mu kirere. Nigeze numva umwami wakoze ikintu kitari kiza gikorera Abisiraheli, Imana avuga ati tumushyireho umuhanuzi w'ikinyoma. Buriya hari igihe Imana ibyemera ko abantu z'ikinyoma batuzenguruka, bakatubwira n'ibidahari, bakadushuka, tugakoresha igihe cyacu nabi. Kandi byari bikwiye ko dupfukama imbere y'igitanda tukihana, Imana ikatugayidinga. Niba ari n'inzu ushaka kugura, Imana ikakubwira ati ca muri iyi nzu urabibona, kuko uri kumwe n'umwami Imana. Sibyo? Nabatindiye. Imana yo mu ijuru iduha umugisha, iduhana umugisha, ariko itwuzuza agakiza k'umwimerere mu mitima yacu. Yongere ihembure imitima yacu, yongere itugirire neza, yongere itwibuke, kandi tubabare aho twagiye kure. Itubabarire, itubabarire. Mwami Yesu Kristo turakwinginze, kubw'urukundo n'impuhwe zawe, kubw'amaraso wamenye ku musaraba, kubw'urupfu wapfuye rw'agashinyaguro, utugirire impuhwe. Abananiye kweguka ubegure, wongere uduhe imbaraga, wongere kutwibutsa aho twaturutse, wongere kuduha kumenya agaciro kacu, wongere kutumenyesha abo turi bo, kugira ngo Mwami Yesu Kristo umunsi nugera tuzatange ripoti nziza. Ndagushimiye. Reka uhaze kwifuza kwa buri umwe, reka ugirire neza buri umwe. Reka Mwami Yesu Kristo uhere mu mitima ugere inyuma, ubwiza bwawe buganze mu mitima yacu. Ndagushimiye. Ahari njyewe navuga, ariko umwuka waranze ko ari bukora umurimo we, kandi nzi neza ko byose ubishoboye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shalom, shalom.